twatangiriye kuri iyi nkuru y'abantu babiri bahoraga bashyamirana. Abantu babiri bahoraga bashyamirana, noneho rimwe basanga umwami ngo abakize. Noneho umwami yumva amakimbirane yabo aho yerekezaga, ashaka gukemura ikibazo muri ubu buryo. Yarababwiye ati, amakimbirane yanyu nayumvishe, ariko ndagira ngo dukemure ikibazo muri ubu buryo. Abwira umwe ati, ndagira ngo umbwire kimwe mu bintu wifuza cyangwa icyo wumva ushaka cyose, tugifate tugihe mugenzi wawe tugikubye kabiri, kugira ngo amakimbirane yanyu ntazongere kuba muri uyu mudugudu. Umve ukuntu abantu bangiritse, nawe byumve neza. Uyu muntu yaratekereje abona urwango yanga mugenzi we, nibamuha ibintu we bakabimuha kabiri ntacyo arabakoreye, kandi yari umugisha yari agize, cyangwa yari amahirwe atazongera kubona ukundi. Ariko yaravuze ati, reka mugenzi wanjye mukubita ahababaza, nanjye mwereke ko urwango anyanga ngiye kurumwitura. Unyumvire nawe ukuntu abantu bangiritse, nyine uburyo umuntu agira amahirwe ameze nk'aya akayapfusha ubusa, kandi ari amahirwe abonetse rimwe mu buzima. Ni nka ko umuntu ajya usanga atakaza ibintu byinshi, ariko agira ngo ahumbye mugenzi we, kandi muri bya bintu atakaje byakamugiriye umumaro, byakamuteje imbere, ariko kubera umutima w'urwango ndetse kubera kwangirika mu mutwe, agashaka guhomba byinshi ngo ahumbye mugenzi we. Umuntu nyine nawe umwami yamaze kumubwira ngo ahitemo kimwe mu bintu ashaka byose, ngo maze babihe mugenzi we inshuro ebyiri, amakimbirane yabo ntazongere kuboneka. Arareba aravuga ati, ninsaba zahabu mugenzi wanjye barayimuha kabiri, ninsaba imirima mugenzi wanjye barayimuha kabiri, ninsaba amafaranga mugenzi wanjye barakuba kabiri, ninsaba imodoka mugenzi wanjye baramuha ebyiri. Aravuga ati, noneho nanjye reka mukubitira ahababaza, ngiye kuvuga bankuremo ijisho rimwe, mugenzi wanjye bamukuremo abiri, wenda ninjya mbonesha ijisho rimwe mugenzi wanjye azahita abimumye. Unyumvire nawe, abantu barangiritse sha. Ababwira umwami ati, noneho rero mwami, ndagira ngo mumvanemo ijisho rimwe, mugenzi wanjye mumuvanemo amaso abiri. Umwami rero nawe kuko yari umunyabwenge, yahise yumva aho ikibazo n'intandaro bituruka. Yahise afata wa muntu amukatira urumukwiriye, kuko kubera uzi umuntu baha amahirwe yo guhitamo ikintu ashaka, ariko kubera umutima ufite urwango rwamurenze, bikagenda bigera aho ngaho, bikarangira amahirwe nk'ayo ayapfushisha ubusa. Nyine ni nko muri ubu buryo, cyangwa mu bintu bisanzwe, umuntu usanga atakaza ibintu byinshi afite kugira ngo ahumbye mugenzi we. Ibi bintu ngo ni bibi cyane, Imana irabyanga, kandi ni kuba ari no kwitera umwaku, kuba ari kwikururira inyatsi, bikabije cyane. Nari ntangiriye kuri iyi nkuru kugira ngo umuntu wese yumve ko niba ufashe ikintu runaka cyakakugiriye umumaro, ariko ukagihomba kugira ngo uhombye mugenzi wawe, ngo ni amakosa cyane kandi n'ibintu bibi. Niba iki kintu cyo gitekereza, uzibukire cyane, kuko ibi bintu hari aho muzabibarizwa. Uzi umutipe wari ubonye amahirwe nk'ayo gusaba icyo ashaka,
kugira amahirwe rero, cyangwa uwo mwami yararebye kure